Ibe byiza kuri mwese bakunze bahise mu ncamake mbaye ikaze mu makuru bagezweho muri aka kanya n'amakuru arabagaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu murenge wa Kinyinya ni mu mujyi wa Kigali, umukozi wo mu rugo yashatse gutwika inzu ngo ahiremo we n'umwana yareraga, ariko Imana ikinga akaboko abaturanyi babatabara batarahira muri iyo nzu. Naho mu karere ka Musanze inkuba yakubise abantu 10, umwe ahita yitaba Imana ako kanya. Mu gihe wa mukobwa Byukusenge Jennifer wari umaze iminsi afungiye muri Uganda wavugishije abantu benshi ubu yarekuwe akaba yageze mu Rwanda, yatanze ubuhamya bukomeye bw'ihohoterwa yakorewe. Turugarukeho muri aya makuru. Aya makuru hamwe n'andi kuryo burambuye ni mu kanya, ntujye kurinda garuka nya kuramburira. Nge nitwa Abraham Wimana na iyi ni Simon Ncamake. Ikaze none mu makuru ku buryo burambuye. Kuri wa mbere tariki ya 3 Gicurasi 2021, umukozi wo mu rugo yashatse gutwika inzu ngo ahiremo n'umwana yareraga, abaturage baburizamo uyu mugambi. Inzitarasi ibi byabereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, mu mudugudu wa Rukingo. Amakuru avuga ko uyu mukozi wo mu rugo yiteye icyuma mu gituza ashaka kwiyambura ubuzima, Imana ikinga akaboko atabarwa atarapfa. Hanga dukesha inkuru ivuga ko mu busanzwe uwo mukozi wo mu rugo w'umukobwa basanze arambaraye mu ruganiriro, hari n'amaraso bigaragara ko yakomeretse bikabije. Umukoresha we witwa Delphine yavuze ko ngo yasohotse agiye ku musarani, wagarutse asanga yikingiraniye imbere n'ingufuri, wari haryamyemo n'umwana we ngo agiye kumva yumva ibintu biramenaguritse, ngo abona umwotsi uracumbye, niko kuvuza induru. Umugabo baturanye ngo araza yica giriyaje n'idirishya yinjiramo, umwana hamunyuza mu idirishya. Umukozi yari yashumitse matera n'amashuka kugira ngo bashye, nawe ahita hamutabara. Baje gukingura basanga umukozi yiteye icyuma mu gatuza ahagana ku mutima, mu gushaka kumenya niba nta makimbirane yaba yaragiranye n'umukoresha we. Nyirabuja avuga ko yari amaze iminsi ajunjamye atavuga. Amagaye iwabo w'uyu mukobwa ngo bababwira ko yajyaga hagira icyo kibazo cyo kujunjama. Iyi nkuru yemejwe na GTV umurenge wa Kinyinya. Nduwayeze Alfred ku murongo wa telefone wavuze ko iby'iyo nkuru ari byo, bagerageje kwiyambura ubuzima ngo yajyanywe kwa muganga, akaba ari mu bitaro bya Kinyinya. Komereza amakuru yacu mu karere ka Musanze, inkuba yakubise abantu 10, umwe ahita ahasiga ubuzima. Ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 Gicurasi 2021, inkuba yakubise abantu 10 bari gukora imirimo y'ubwubatsi, umwe ahita yitaba Imana. Mu mvura yaguye ku gicamunsi nibwo inkuba yakubise abantu 10 bakoraga muri company yitwa Design Company Group Limited yubakaga, bakaba bubakaga ikigo cya L&D Generals Company mu mudugudu wa Rugi, akagari ka Kampanga, mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Umuntu umwe witwa Gahizi Jire w'imyaka 25 yahise yitaba Imana, abandi 9 barakomereka baranahungabana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi Twagirimana Innocent yemeje aya makuru, avuga ko si ibyumwe wahitanywe n'iyi nkuba, abandi bajyanywe mu bitaro bya Ruhengeri ndetse abenshi bamaze gusezererwa. Ati nibyo inkuba yakubise umwe yapfuye yageze kwa muganga, abandi bari bakomeretse, ubu bamwe basezerewe mu buryo hasigayemo 2 gusa bahungabanye, kandi nabo biraza kugenda neza basezererwe. Mu cyumweru gishize nibwo undi muntu wo mu murenge wa Busogo yakubiswe n'inkuba iramuhitana. Mu bihe by'imvura abaturage barasabwa kwitwararika, bakirinda kugama munsi y'ibiti, kwirinda kugama ahantu hari iminara ya telefone rusange, ku misozi hejuru, kuko ibyo byose byagira uruhare mu gukubitwa n'inkuba. Basabwa kandi kwirinda gukorakora no gutwara ibintu bizwiho gutwara umuriro vuba, no kuvuga ibyuma binyuranye nk'amakanya, umutaka, fera beto n'ibindi, mu gihe ibyo byuma bisumba umutwe w'ubitwaye. Reka dukomereze amakuru yacu ku makuru yerekeranye n'umubano w'u Rwanda na Uganda. Umunyarwandakazi Byukusenge Jennifer umaze ukwezi kose ashimuswe n'urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI, yavuze uburyo yatawe muri yombi yagiye gusura nyina bakamukorera iyicarubozo ashinjwa kuba maneko ya Perezida Kagame. Byukusenge yashimuswe tariki ya 5 Mata nyuma yo kugera muri iki gihugu cya Uganda agiye gusura nyina umubyara, aho yari yarahageze tariki ya 3 Mata ajyanywe n'indege ya Rwandair. Umukobwa wiga muri kaminuza ya Mount Kenya yavuze ko yageze muri iki gihugu agiye gusura nyina, ariko akaba afitiwe n'abandi bantu benshi baziranye.
ubwo yari yagiye gusura imwe mu nshuti ze y'umunyarwanda nibwo yahamagawe n'umwe mu basore b'Abagande bamenyaniye mu Rwanda ari umukiriya we ubwo yatangaga serivisi za M-Pesa, amusaba ko basuhuzanya ngo kuko yari yabonye ko ari muri Uganda biciye mu mafoto yari yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore ngo yamubajije aho aherereye, undi arahamubwira, ahita amubwira ko bari mu gace kamwe, amusaba kumwemerera akaza kumusuhuza. Ngo bitewe nuko n'ubundi iyo yabaga yagiyeyo yamusuhuzaga yahise amwemerera, undi araza aramusanga asohoka agiye kumusuhuza, niko ngo guhita atabwa muri yombi. Ati mu modoka yazanye n'abagabo bagera kuri 4, ndasohoka mu gipangu njya kumusuhuza. Ijambo nibuka twavuganye yarambwiye ngo narabyibushye, nuko mbona yicaye imbere mu modoka ifite ibirahuri byijimye, ndamusuhuza nsuhuza n'umushoferi n'undi mugabo wari wicaye inyuma. Imbere hari abagabo bahise baza bansanga, bahita bavuga ko twese turi abanyabyaha. Ntangira kubabaza ikibazo gihari, ahubwo batangira kunsurika mu modoka uwo musore yari arimo. Byukusenge yavuze ko bahise bamusunikira muri ya modoka wa musore yari yicayemo, ariko ntibamubwira ikibazo gihari. Bamugejeje mu modoka bamubwira nabi, nawe ari kurira ngo nibwo yabonye ko bose bafite imbunda, bagenda bamujijisha ko uwo musore ari we bashakaga ko bari bumurekure. Ati tugeze imbere wa musore bamuhindurira imodoka, bamushyira mu modoka isanzwe ya taxi voiture, yankomezanya nabo. Nahise ngira ubwoba bwinshi, batangira kuncecekesha, bankirisha umutwe hasi, ntangira kuvunika umugongo, banjyana ahantu ntazi kuko ntanarebaga aho tujya. Yavuze ko agejejwe aho bajyaga, bamwambitse ikigofero mu mutwe, bamutwara ahantu mu bwiherero aho yafungiwe icyumweru n'igice. Umunsi wa mbere kigeramo ngo haje umuntu amuha akantu k'akamatera gato n'akaringiti, we yiyumvishaga ko bagiye kumwica. Akomeje kumviriza neza yumva mu kandi kumba hari undi munyarwanda uhafungiwe uhamaze iminsi, ndetse ngo yanamusizeyo. Uyu musore ngo niwe wamukomeje amusaba gusenga kandi agakomera. Umunsi wa kabiri ubwo yari afunzwe ataramenya icyo azira, ngo nibwo baje bamukura aho yari ari muri ako kumba, bamujyana kumubuza uwamutumye muri Uganda. Ati barankubise bikomeye ku buryo ikibuna amatako ndetse no mu birenge hababaraga cyane, nanirwa no kuryama ahubwo ndara nicaye. Bankubitaga banyita inshuti ya Kagame, bakambaza uwo naje kureba. Uyu mukobwa w'imyaka 24 yavuze ko ubwo abasirikare bo muri iki gihugu bamukubitaga bamubazaga ubwoko bwe, akabasubiza ko ari umunyarwanda, ari nako bamubwira ko yatumwe na Kagame ariko ko bagiye kumuhindura ikimuga. Byukusenge yavuze ko ku munsi wa gatatu bamukuye muri Kakumba bamujyana kumusaka bahereye kuri ya nshuti ye yari yasuye ubwo bamufataga. Yavuze ko bagezeyo bakasanga imashini y'umuntu wari wayimuhaye mu Rwanda ngo ayishyire umwana we wigaga muri Makerere, bayikurayo bakomeza kwa nyina, naho basaka imyenda ye yazanye, bamusubiza kumufungira muri Kakumba. Nyuma y'iminsi mike ngo yakuwe muri Kakumba ashyirwa ahandi hantu, yasanze abandi banyarwandakazi 2 nabo bahafungiye, ngo nta muntu wajyaga basura. Bakuweyo kuri uyu wa gatanu Gicurasi, aribwo bahise bazanwa mu Rwanda. Byukusenge yavuze ko ahantu yari afungiwe ari mu kigo cya gisirikare, ko atapfa kumenya aho ariho neza ngo kuko bahoraga babapfutse ku buryo cyamenya neza aho muri. Yavuze ko atamenya neza niba hari abandi bahafungiye uretse uwo muhungu wamwihanganishije akimusangayo, abandi ngo ntiyamenyaga aho babafungira. Byukusenge agira inama abantu batega indege bakajya muri iki gihugu kwitonda ngo kuko amazi atakiri yayandi, isaha n'isaha ngo wahafatirwa ugakorerwa icarubozo nk'iryo yakorewe. Ati nihereyeho urugero no kwitonda cyane kuko nanjye ndahamya neza ko nta kintu nazize. Narakubiswe ndazwa mu musarani ahantu hasa nabi cyane, nyamara ntazi icyo nzira. Nabagira inama yo kwirinda kujya muri Uganda kuko abazajyayo bazakorerwa icarubozo. Byukusenge yavuze ko ibyanditswe kuko yari atwita atari byo, ndetse ngo nta n'uko afite, ahubwo yagiye muri iki gihugu agiye gusura umubyeyi we ngo kuko bari bamaze igihe batarabonana. Uyu mukobwa yagiye muri Uganda mu gihe yahirukagayo mu 2018. Ndagushimiye cyane ko warunkurikiye muri aya makuru, na makuru ya isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo ndane makuru yacu atajya kugeraho mu bambere nta gutinda. Yendetswe Abraham w'Imana, dukomeza kugutegurira amakuru akakugeraho.